Bakunzi ba Irwa TV Rwanda twongeye kubaha ikaze cyane kuri channel yacu. Turabizi ko muri abantu b'inkoramutima, muri abantu bakadasohoka, muri inshuti zakadasohoka. Tubaha ikaze rero abantu bari muri Amerika, bari muri Australia, Europe ndetse no muri Afrika muri rusange. Cyane by'umwihariko hano mu Rwanda, abantu mwese benshi muradukunda, mukunda Irwa TV Rwanda, by'umwihariko abakunzi ba Egidia. Tunabonaho gusuhuza Egidia amaze iminsi ari mu tuzi twishi dutandukanye, ariko kandi nawe mu minsi mike aragaruka hano kuri kamera zacu. Turi kumwe na Yves kuri kamera, kuri microphone turi kumwe na Toneste. Nshuti yanjye Olivier, tuguhaye ikaze kuri Irwa TV Rwanda. Murakoze cyane. Ntekereza ko ari ubwa mbere. Ni ubwa mbere. Rero iyo umuntu ageze iwacu turabanza tukamwakira, wumve ko wigeze mu rugo. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma rero Olivier, twagize umugisha wo kuba twakubonye, twagutumiye kugira ngo uzufashe abantu b'Imana babwire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo utangire wibwira abantu, hanyuma uze gufata n'akanya ubwire abantu icyo Imana yagushyize ku mutima. Ariko mbere byose reka ngusengere. Yego. Turagushimiye mwami. Murakoze. Tugushimiye ko wemeye ko Olivier aza kuri iyi channel, ndetse wamushoboje aho yaturutse hari iwabo ageze hano aha twicaye. Turagira ngo tumusabire umugisha kuba yemeye kuza kuri iyi kamera, numuhe umugisha. Hanyuma rero numushyigikire, ntabwo ari ubwa mbere ubanye nawe, nubane nawe kandi imbaraga z'Imana zimutwikire mu izina rya Yesu. Amen. Karibu mwene data, Imana igushyigikire. Murakoze cyane. Njuje abantu bose bakurikira Irwa TV, Imana ibahereza umugisha. Ni amazina yanjye, nitwa Kayijuka Olivier, mwumva neza. Ndi umukozi w'Imana, Imana yahamagaye muri ibi bihe, kandi turashimira Imana ko iduhaye aka kanya kugira ngo tukanezererwemo kubw'ijambo ry'Imana. Mwese rero turabashimiye mwebwe mukurikirana ijambo ry'Imana kuri no channel. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Dushimye kubw'uno munsi Imana iduhaye, no munsi w'igitangaza, no munsi Imana itwongeye w'umwuzuro w'iby'Imana ishaka ku buzima bwacu. Yesu abahereza umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tudatinze, ibyo tuvuga byose tubivuge duhere ku ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu mubwiriza igice cya 7, umurongo waho ni wa 13. Mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 13 haravuze ngo, itegereze umurimo w'Imana, ninde wabasha kugorora icyo yagoretse? Ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Reka ndisubiremo mu izina rya Yesu. Itegereze umurimo w'Imana, ninde wabasha kugorora icyo yagoretse? Ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Amen. Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Nkuko nabivuze, turashimira Imana iduha aka kanya. Ntago kabonwa n'abantu bose kumva ijambo ry'Imana. Aho uri hose kwakira ijambo ry'Imana ni by'igiciro cyinshi. Rero ni ijambo Imana itanze, ni ijambo rifite intego ivuga ngo gukomeza kuvuga Imana ku munsi Imana igushyizemo, yaba umunsi w'amahirwe yaba ku munsi w'amakuba, ukomeze uvuga Imana neza. Kuko uko uvuga Imana neza izagenda irushaho kugukorera ibiruta ibyo wibwira n'ibyo utekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo, itegereze umurimo w'Imana, itegereze ibyo Imana yakoze. Reba aho uri, reba iminsi umaze, reba ibyo ubamo, reba, itegereze, niko ijambo rivuze. Itegereze urebe ibyo Imana yagukoreye, itegereze urebe uko wavutse, itegereze urebe aho wakuriye, itegereze urebe aho ugeze. Niwitegereze urasanga ari imirimo y'Imana. Haleluya. Witegereze imirimo y'Imana.
hari abantu batakibuka, hari abantu batagitekereza imbaraga z'Imana, hari abantu babona ko babayeho ku bwabo. Ariko ndagira ngo wongere wibuke banyarwanda, bantu b'Imana, mwebwe mwese mukurikira ijambo ry'Imana aho uherereye hose, ndagira ngo wongere ufata akanya gatoya wibuke imirimo y'Imana, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke uburwayi waburwaye Imana ikagukiza, wibuke uburyo yagiye kurengera. Uyu munsi ni umunsi wo kongera gutekereza, ni umunsi wo kwicara ugatekereza. Imana ishimwe. Ndagira ngo wumve muri kano kanya ijambo ry'Imana riravuze ngo itegereze, witegereze urebe, witegereze urebe imirimo y'Imana. Ryavuze ngo urebe ko icy'Imana igoretse nta muntu ushobora kukigorora. Niko ikibazo cyabajije. Ese wabirebye ukurikije iby'Imana yakoze, witegereje neza ko icy'Imana igoretse nta muntu n'umwe ushobora kukigorora? Bene data, ndagira ngo mbatangarize muri kano kanya, ndagira ngo mbabwize ukuri ku ijambo ry'Imana ko icy'Imana igoretse nta ushobora kukigorora. Ntago iyo Imana iguhaye umugisha, ndagira ngo mbwire abantu Imana yabwiye umugisha ko naho haza ibiteye ubwoba, naho hahaguruka ibimeze bite, naho ibihe byakomera, icy'Imana yagoreye, icy'Imana yagoreye nta ushobora kukigoreka. Kandi n'icy'Imana igoretse nta ushobora kukigorora. Imana niguhereza umugisha nta uzakuvuma. Imana nigufungurira, Imana ifungura umuryango ntihagire umuntu uwufunga. Ni Imana irambura ukuboko ntihagire umuntu uguhina. Ni Imana ikora icyo ishatse mu mwanya wayo. Ijambo ry'Imana avuze ngo witegereje ko icy'Imana igoretse nta ushobora kukigora, kandi n'icy'Imana igoroye nta muntu ushobora kukigoreka. Bivuze iki? Aha harimo abantu benshi, Imana ishimwe, harimo abantu benshi bageze, Imana yabaye ibigoretse gatoya, Imana ibibashyize mu bihe bigoye, Imana ikagushyira mu bushomeri, ariko ugashaka weho kubigorora. Yabaye ibigoretse gatoya, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ngiye kuba nkuretse gatoya ariko nzakugarukaho mfite umutima w'imbabazi. Imana ishimwe. Yaba ibigoretse gatoya abantu bagatangira bo kubigorora, bagatangira kwicira inzira. Imana itugire neza, bagatangira kwicira inzira, bagatangira kugenda banyura ku ruhande. Kavuga ngo nkurikije iminsi maze naravuye ku ishuri, nararangije ishuri ariko nta kazi. Ndabizi ko ndi umukobwa mwiza, ntabwo aka kazi nakabura, nkwiriye kugira icyo nkora. Akabigora. Ariko ndagira ngo ngutangarize, nubwo wabigorora gute, ni iminsi mike uguhaye akazi hazaza n'undi nawe amukunde kurusha uko yagukundaga, ukavemo, haboneka impamvu ituma ukavamo kubera ko wabigoroye. Ariko Imana yibigoroye, Imana ishimwe, Imana ibigoroye bigenda neza, uguma mu murongo, nta ushobora kukwirukana. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo mbabwire ko icy'Imana igoroye nta muntu ushobora kukigorora. Nubwo hari abantu bakubwiye ngo ntuzabyara, ariko Imana yo mu ijuru ivuze ko, haleluya, yo yavuze kuzabyara. Naho abantu bavuga amagambo, naho abadayimoni bahaguruka, naho Satani n'abakozi be bose bahaguruka, nta kizatuma umugambi w'Imana udasohora. Ubwo ari Imana yabigoroye, ubwo Imana avuze kuzabyara, humura mwene data, ntabwo Imana yitaye ku minsi, ntabwo Imana yitaye ku gihe bimaze, ntabwo Imana ireba kuri ibyo ngibyo. Sara yabyageze mu zabukuru, ariko kuko Imana yari yaravuze, brela siglode elombe lefo, nubwo ubona igihe kibaye kirekire, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo icy'Imana igoroye nta ushobora kukigorora, nta ushobora kukigoreka. Baravuze ngo ntuziga, ariko reba itegereza umurimo w'Imana, niko ijambo ryavuze. Baravuze ngo ntuzashaka, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana ivuze ngo niyo yabigoroye. Ubwo yakubwiye ngo uziga, humura uziga. Ubwo ufite amajwi ari kukubwira ngo iyo ndwara ntizakira, humura. Ubwo Imana avuze ngo uzakira, ubwo ariyo yabigoroye, humura, bizakunda. Uzakira iyo ndwara. Imana ihimbazwe. Narindi kuvuga ko abantu bajya biha kubigorora, nyamara Imana ibaye ibigoretse. Hari abantu Imana ibwira ngo buretse gatoya, burindire gatoya, nzakugira gutya. Ukwiriye kuba ku munara wo kurindira, ukwiriye kuba ku munara wo kwirinda, ugahagarara ahantu ho kwihangana. Iyo udakoze icyo ngicyo utangira kubigorora. Hari abantu bagiye babigorora, batangira babona imyaka ibaye myinshi, babona nta kana ajya mu bapfumu, nabyo biranga. Ariko
ariko reka nkubwire ubwo ari Imana yabivuze no kubikora izabikora. Imana ihimbazwe. Narindi kuvuga iri jambo rivuga ngo itegereze umurimo w'Imana, urebe ko icy'Imana yagoroye, icy'Imana yagoretse ntawe ushobora kukigorora, n'icy'Imana igoroye ntawe ushobora kukigoreka, ntawe ushobora kukigoreka. Satani ajya agira gutya akiha kubigoreka, akica umubyeyi umwana avuka, ariko Imana kuko yavuze ngo uwo mwana azabeho, abadayimoni bazi ko birangiye, umwana agakura nta babyeyi, umwana agakura nta nshuti, umwana agakura nta miryango, ariko Imana kuko yavuze ijambo ikabigorora, ikavuga ngo humura baho, igatangaza ijambo rimwe ryo kuvuga ngo baho. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo ari yavuze ngo baho, naho abadayimoni bahaguruka, naho Satani, naho imigambi, naho igihe cyaba kirekire, naho isi yakwihinduranya, umwijima ugatera, ijambo ry'Imana niko muririmbye arimbye aravuga ngo isi nibizavaho, ijuru rikavaho, aravuga ngo ari kuwizera we Imana ihimbazwe azabona ayo masezerano. Icy'Imana igoroye ntawe ushobora kukigoreka. We itegereze gusa, itegereze iby'Imana yakoze, itegereze gusura uri buze kubisobanukirwa. Nubundi iyo ndwara wabonaga utazayikira ariko warayikize, icyo ngicyo ugezweho kikugezeho, humura ubwo ari Imana ibiguru bizakunda mu izina rya Yesu. Turi ku ijambo rivuga ngo iga kuvuga Imana neza ku munsi urimo Imana igushyizemo, iga kuvuga Imana neza ugeze mu makuba. Ijambo ry'Imana ryavuze tugiye kuvuga ku minsi ibiri, ngiye kuvuga ku munsi w'amahirwe, ngiye no kuvuga ku munsi w'amakuba. Aho hantu hose ugomba kuvuga Imana neza, ukiga kuvuga Imana neza uri mu byishimo, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, ujye uvuga Imana neza. Ni amahirwe kubuvuga, hari abantu batakibasha kuvuga, ni amahirwe kuba ushatse, ni amahirwe kuba uri mu rugo rwawe, hari abandi bashenye ingo, ni amahirwe kuba warabyaye, hari abandi bamaze imyaka myinshi batarabyara, ni amahirwe kuba wicaye mu kazi, ntabwo ufite amashuri aruta y'abandi, ariko kuko Imana ibaye ihagukize, burya ni amahirwe Imana ikugiriye. Ndagira ngo mvugane nawe papa, ndagira ngo mvugane nawe mama, nawe musore, nawe mukobwa, we wamenye Imana, nawe utarayimenya ariko wumva ufite amatwi yo kumva, aho uhagaze, aho uri muri ayo kuri uwo munsi, ni amahirwe ufite. Hari ababonye ibiryo ariko bakaba batabasha kubirya, hari ababonye ariko ni amahirwe ugiriwe, ni amahirwe kuba ufite taye nziza, kuba ufite isura nziza, ni amahirwe ugiriwe. Hari abari bameze nkawe ariko bari mu bitaro bameze nabi batabasha kugenda. Ndagira ngo wige kuvuga Imana neza, wige gushimira Imana, kuko ayo ni amahirwe ugiriwe, ni amahirwe ugiriwe. Imana ibaye ibigoroye, ariko ejo bishobora guhinduka. Wige kuvuga Imana neza, wige kuvuga Imana neza ku munsi w'amahirwe. Bibiliya yavuze ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima. Imana igatiza umuntu amafaranga ariko yarangiza agatangira kubica akamara abantu. Imana ikamuhagurutsa mu muryango imbwa ati mwana wanjye mbaye mbigoroye dore nkwaye akazi, iwanyu nta wari warigeze gira icyo atunga, ikamuhereza amafaranga. Batangira kumuhamagara gusa, bamubwira ati umwana yarwaye, murumuna wawe yarwaye, akavuga ngo mfite ikigeragezo cy'imiryango, bantesha umutwe. Humura, ni amahirwe ugiriwe, uko nguko Imana yabigoroye n'abandi yabigenza gutyo. Witonde kuko hariho umunsi w'amakuba. Wiga kuvuga Imana neza, mu byo ukora, mu byo uvuga kuri uwo munsi w'amahirwe. Wirinde mwene data. Ahari kubera kuri mu munsi w'amahirwe, hari abantu bajya baba ku munsi w'amahirwe bagatangira kuvuga Imana nabi, bagatangira kuvuga bagenzi babo, bagatangira gukora ibyo batari bakwiriye gukora, agatangira guseka abari ahandi hantu, abari mu munsi w'amakuba, agatangira kubaseka, agaseka. Ugeze mu rugo Imana igukorera ubukwe ariko utangiye kuvuga abakobwa batinze gushaka. Witonde mwene data, ni amahirwe ugiriwe, uri mu munsi w'amahirwe. Witonde. Iga kuvuga Imana neza, iga gukora icyo Imana ishaka, iga gushimira Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Bibiliya yavuze ngo no ku munsi w'amakuba ujye utekereza. Ku munsi w'amakuba nta kintu cyo kuvuga, ni uguceceka gusa ugatekereza.
abantu iyo bageze mu munsi w'amakuba, iyo umuntu ari mu burwayi, iyo umuntu ari mu kigeragezo, iyo umuntu atinze ahantu abona ari mu munsi w'amakuba, akenshi tujya tuvuga, ariko ijambo ry'Imana, Imana ivuganye natwe, iravuze ngo ku munsi w'amakuba ujye utekereza, ni umwanya wo kwicara ukibuka Imana, wibuke ko Imana yabishyize hamwe, ngo yarabibangikanyije, yafashe umunsi w'amakuba iwubangikanya n'umunsi w'amahirwe, ibishyira hamwe, ubitekereze, wibuke ko ari Imana. Yobu ngo igihe kimwe Imana yamuhamagaye, Imana ngo akorana nawe ibintu bikomeye, imushyira mu munsi w'amahirwe, imuha gutunga byose, imuha kubyara, imuha amahirwe yo kubyara, imuha ubutunzi bukomeye, imuha kugira abagaragu, imuha kugira abaja, ngo mu gihugu cyawuze, ngo niwe muntu wari ufite ubutunzi, niwe mukire wari uhari, ngo kubera ko yari ari mu munsi w'amahirwe. Ariko ngo Imana ngo igihe kimwe ngo ivugana na Satani, iri kwirata Yobu, ngo iramubwira ngo witegereje uburyo Yobu ajya mvuga neza ku munsi w'amahirwe namushyizemo, nubwo ari mu mahirwe ariko amvuga neza, ngo Imana imwirata imbere ya Satani. Ndagira ngo nkubwire ko iyo witwaye neza mu munsi w'amakuba, Imana igikwira, Imana igivuga ngo kuko wankunze, wakunze gukiranuka, nicyo kizatuma nkukiza no mu munsi w'amakuba. Imana ihimbazwe, haleluya. Nta kindi gihari, ngo Yobu ngo haba inama y'Imana na Satani, ngo banzura, ngo Satani atangira gutanga impamvu zituma ngo Yobu ngo avuga Imana neza. Aravuga ngo nuko wamuhaye ibintu byose, nuko wamukize mu munsi w'amahirwe, reka tumugerageresha umunsi w'amakuba. Imana avuga ati ngaho genda ukore ku butunzi bwe, niba uzi ko ari bwo butuma mvuga neza. Ngo Imana yemera ko ajya mu munsi w'amakuba. Ngo Satani atwara ubutunzi bwe, ngo Satani yica abana be, ngo atwara ibintu byose, ariko Yobu avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Nubwo inshuti zari zigiye, nubwo abantu bose bari bamushizeho, n'umugore waragenda, haleluya, ariko ngo aratura, aravuga ngo nzi yuko Imana ishobora byose, aravuga ngo ntago nzikuraho kuba inyangamugayo, ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe, ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho. Beze closide la gromefo, Imana irahari nubwo uri mu munsi w'amakuba, nubwo bimeze gutyo. Umuririmbyi ambassadors bararirimbye baravuga ngo Imana ibiri hehe iyo umuntu ari mu munsi w'amakuba, ngo Imana ibiri hehe ngo iyo ibintu bimeze nabi, ngo igihe ibintu byakomeye, ngo kwikunda gusa nk'iyihishe, ngo Imana ibiri hehe. Ngo baramusubiza baramubwira, ngo arongera arabaza ngo ko tuzi kwishobora byose, ngo ibiri hehe. Ngo umuririmbyi aramusubiza aramubwira ngo ibiri ahantu runaka, ngo hahandi yari iri kuri urya munsi ubwo umwana wayo yatotezwaga. Hari igihe Imana yemera ko tugera mu munsi mubi, ngo ariko ngo ibiri aho ngaho, iri ahantu yateye umugongo. Yesu ngo ageze mu munsi, ngo ageze ahantu habi, ngo asenga isengesho, aravuga ngo niki kikundekesheje, ngo byari bikomeye, ariko aravuga ngo mfite inyota, mfite ibyishimo, ndikumva ndikugana mu mugambi w'Imana, ndikumva ndikugana ku munsi w'amahirwe. Imana ishimwe. Niko Paulo yavuze, abwira Abefeso, ababwira ku munsi wigeze ubaho, arababwira ngo hari igihe ngo ibintu ngo tujya ngo duhishurirwe Imana. Ababwira mu rwandiko rwa mbere muri ayandikira Abefeso mu umurongo w'igice cya mbere umurongo wa 15, hasi arababwira ngo narabimenye ko mwizera Imana, menya ko mukunda abera bose, ariko ngo ndabasengera ngo bitume mugira umwuka w'ubwenge n'umwuka wo guhishurirwa, ngo bitume mumenya Imana, ngo muyishurirwe. Avuga ibintu bikomeye, aravuga hasi, aravuga ngo muzamenya ubwiru bw'ibyo twiringizwa, naravuga ngo muzamenya ubwinshi bw'ibyo abera bazaragwa. Hasi avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo muzamenya n'ubwinshi bw'imbaraga iz'Imana ihabera, haleluya. Aravuga ngo muzabihishurirwa, asobanura izo mbaraga nicyo narigendere. Aravuga ngo izo mbaraga nizo yazurishije Yesu, nizo yazurishije umwana wayo, ngo ubwo yapfaga ngo ziramuzamura, zimujyana ahantu ho mu ijuru, ngo zimuha gutegeka, ngo zimuha ubushobozi n'ubutware bwose, ngo zimuha izina belosi elogre, ngo zimuha izina, ngo izo ngizo nizo mbaraga ngo Imana yahaye abera. Ndagira ngo nkubwire wewe uri aha ngaho uri kumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ko Imana twizeye ni Imana y'inyembaraga. Yesu ngo ari gusenga, ngo ibibazo bibaye ibibazo, ngo ariko ngo yohererezwa imbaraga ngo zituma ava mu munsi mubi, ngo izo mbaraga ngo zamuzuye, ngo nizo zamuhaye gutegeka byose. Hasi haravuga muri abo Efeso, haravuga ngo Paulo aravuga ngo yahawe gutegeka, ngo ahabwa izina risumba andi mazina yose, ngo yabayo muri iki gihe, ngo ndetse nayo mu gihe kizaza, ngo ahinduka umutwe w'itorero, ngo natwe tuba umubiri waryo. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire, humura muri uwo mwanya urimo, humura nubwo waba uri mu munsi w'amakuba, humura, Imana yarabibangikanyije. Gira icyizere, tekereza ko hari umunsi w'amahirwe. Nubwo uri kurira, hari n'ibyishimo. Umubwiriza yarabivuze, haravuga ngo hari igihe cyo kurira, ariko hari n'igihe cyo kwishima. Kandi iri jambo rirakomeye. Byavuze ngo Imana yarabibangikanyije. Natekereje ndi gusomera ijambo Imana iri mpari, nasanze ibintu byose biringanye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo utwishimisha iminsi ingana niyo twababarijwe. Weho humura, iyo minsi ubabareyemo hari iminsi y'ibyishimo, hari umunsi w'amahirwe. Igihe wamaze ubabaye hari n'umunsi uzishima bingana gutyo. Humura nubwo ntawe uri kukubwira neza, nubwo ntawe uri kugusekera, nubwo nta nshuti ufite, ariko Imana izazirema mu izina rya Yesu. Yobu ngo akomeza kuvuga Imana mu munsi w'amakuba, ngo arakomeza, ngo aravuga ngo sinzi kuraho kuba inyangamugayo, aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Yego, ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ngo yamuhaye ibyo yari yabuze byose, ngo kubera ko yakomeje gukiranuka, niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo Imana imusubiza, ngo imuha gutunga bundi bushya, ngo imuha abana beza nk'abambere, ngo imuha byose, agira amahoro, arongera arishima, akomeza kuvuga Imana neza. Ndagira ngo mu munsi urimo wari wose, yaba umunsi w'amahirwe, yaba umunsi w'amakuba, Imana yo mu ijuru agira ngo ukomeze kuyivuga neza. Hariho akantu hasi kavuga dusoza ngo Imana yarabibangikanyije. Umva impamvu yabibangikanyije, ngo ni ukugira ngo umuntu atamenye irizaba mu nyuma ze. Amen. Olivier, ni ukugira ngo umuntu atazamenya ibizaba mu nyuma ze. Niyo mpamvu abadayimoni ntibazi icyo Imana itekereza. Ibyo Imana yavuze ngo nzi ibyo nibwira. Ibintu Imana yibwira ntago abadayimoni babizi, ibintu Imana yibwira ntago abakonikoni babizi, ibintu Imana yibwira ntago abamarayika babizi. Ibintu Imana yibwira igiye kubikora, nubwo Satani, nubwo abantu baba babona uri mu munsi w'amakuba, ariko icyo Imana yibwira, niba Imana iri kwibwira kugira ibyo isenya, izabisenya. Niba Imana iri kugira kwibwira ibyo yubaka ku buzima bwawe, izabyubaka. Ibyasenywe n'abadayimoni, ibyasenywe n'ibihe, ibyasenywe n'ubuzima, ibyasenywe n'imibereho, Imana ubwiri kwibwira kugira ibyo yubaka, izaza ibihindure mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Bela si elode bon, brela kota si enonema. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mwene data uri ku buriri uryamye umeze nabi, uburwayi bukaba kumereye nabi, ndagira ngo wumve ijambo ry'Imana. Nubwo uri mu munsi w'amakuba, Imana ikuremeye mu munsi w'amahirwe, Imana ikumereye mu munsi wo kwishimiramo. Nubwo umaze igihe utabyara, ariko Imana igiye kubigorora. Yaba ari yabigoretse ukamara igihe kingana gutyo, hana yamaze igihe, ariko Imana igira hira bigorora. Ndagira ngo wumve ko hari umunsi w'amahirwe. Wamfubyiwe, humura ntago uzapfa. Imana izakurira igukuze. Wowe uguwe nabi, wari mu byago bikomeye, ndagira ngo dusenge Imana. Nubwo turi mu bihe by'uko isi iri mu munsi w'amakuba, ariko hari igihe Imana izakiraho ibihe by'ibyishimo. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Waba uri mu wuhe munsi? Ese uri gukomeza kuvuga Imana neza? Uri gukomeza kwitwara neza muri uwo munsi? Iga kuvuga Imana neza nkuko Yobu yabivuze, aravuga ngo sinzi kuraho kuba inyangamugayo. Asoza avuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Olivier, ndafashijwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Ndafashijwe cyane. Tutarasenga ndashaka kugusaba ikintu kimwe. Iki cyigisho ni icyigisho kirekire kandi kigari. Nabonye uri mu mavuta kandi adasanzwe. Wenda nyuma ya kamera ndaza kukwinginga nsabira abatumirwa bacu, nsabire inshuti zacu, nkwinginge uzagaruke. Ngiye nagukunze. Yego, murakoze cyane. Tutarasenga rero sinzi nimba byashoboka twabinginga mugatanga nimero zanyu, kugira ngo wenda birashoboka ko wenda ushobora kuba ufite ikibazo runaka, ushobora kuba wumva uhangayitse, ushobora kuba wumva amahirwe yawe yaragucitse, ariko haracyari amahirwe ya kabiri, haracyariho ibyiringiro. Hari uwundi munsi utandukanye n'uwo. Yego, nabyumvishe shiti yanjye kandi ni byiza cyane. Nyemerera utange nimero, hanyuma wanzike usengera abantu, dusoze kubw'impamvu z'igihe, kandi dukomeze dusaba abantu bakore subscribe. Ubutumwa turi kwigisha badutera inkunga, nta cyaha dukoze kubwira abantu ko badutera inkunga badukora subscribe, bakanakora share kuri channel yacu yitwa Hirwa TV Rwanda. Kandi ni byiza cyane. Yesu aduha umugisha. Nyemerera usengera abantu kandi turagushimiye. Yego, murakoze cyane. Imana ibahereze umugisha. Nimero zanjye ni 0788 52 51 460.
Yesu abagire neza. 0785225160. Ushaka ko tugusengera by'umwihariko cyangwa kubw'ijambo ry'Imana n'ubundi bufasha, nta kibazo turahari kubw'umurimo w'Imana. Yesu abagire neza. Ndagira ngo dusenge. Deba umunsi uhagazemo, ariko Imana irahari. Niyo yaba ariyo yabigoretse. Abisiraheli yarabigoretse bamara imyaka 400. Ariko Bibiliya iravuga ngo yumva gutaka kwabo, yumva umuniho wabo, imenya uko bameze, ngo ibatumaho Mose bakura muri Egiputa. Ndagira ngo rero dusenge. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, uri Uwiteka niryo zina ryawe, urahambaye, nta mana iriho ihwanye nawe, mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ni wewe uvuga ijambo rikaba, wategeka bigakomera. Ni wewe waremye ijuru, urema ikirere, urema inyenyeri n'ukwezi. Ukwezi ugutegekera kuyobora ijoro, amanywa yategekera kuyoborwa n'izuba. Ibyo byose bikora mu bushobozi bwawe kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ni wewe uhamagara inyenyeri zikitaba kubw'imbaraga zawe zikomeye. Ni wewe wimura imisozi itabimenye ukayibukana uburakari. Ni wewe utanga kubyara kubadafite uburyo. Ni wowe utanga umugisha kubavumwe n'isi, kubavumwe n'ibihe, kubavumwe n'abadayimoni, kubavumwe n'isi. Ndagira ngo Uwiteka wongere tugarukeho muri kano kanya. Hari abantu bari mu bihe bikomeye, hari abantu bageze ku munsi mubi, hari abantu bageze muri koma. Iri jambo ryawe ratubwiye ngo hariho umunsi w'amahirwe, bahure n'umunsi w'amahirwe. Hari abantu bakuwe nabi, hari abantu bapfushije, ariko ndagira ngo bahaze ibyishimo. Hari abantu baguwe bakomerewe n'ibihe, ariko ndasenze ngo imbaraga z'Imana kubw'ijambo ryayo uhindura ibihe mu izina rya Yesu. Uri Imana inyuranya amaboko, uri Imana ibihindura ibihe. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigere ku barwayi, imbaraga z'Imana zigende kubaguwe nabi, imbaraga z'Imana zisenye ibihome bya Satani, imbaraga z'Imana zikureho inzitizi, zikureho inzitiro Satani yashyize ku bantu, aho abantu batarenga. Kubw'iri jambo Imana Data wa twese ikora ibikomeye mu izina rya Yesu. Imbaraga zikomeye, imbaraga z'Uwiteka zisenye, zubaka ibisha ku buzima bwabo. Maboko y'Imana, itegeko ry'Imana itegeke ibyo abantu byabategekaga. Itegeko ry'Imana ribeshaho ibitariho. Imana ireme mu izina rya Yesu ibidafite ubuzima, kuko Yesu ari we buzima. Ibidafite inzira, Imana ireme inzira mu izina rya Yesu, kuko Yesu ni we nzira y'ukuri kandi y'ubugingo. Ndagira ngo abapfuye bahabwe ubugingo nawe Kristo, kuko ari we bugingo. Mu izina rya Yesu urakoze Mana, ijambo ryawe urihekeze, ukora ibikomeye bitari biriho bibeho. Urema amashimwe kuko uri Imana ibikora. Urakoze ngagenderera isi, genderera Afrika, genderera Burayi, genderera Amerika, genderera Aziya, kuko uri Imana ishobora byose. Urengera abera bose, urengera batarakumenya. Imbaraga z'Imana zikora ibigitirirwa, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze ngabana natwe, buri muntu wese umuhaza ibyishimo bingana nuko yababarijwemo, kuko uri Uwiteka ushobora byose. Kandi Mana n'abari mu bihe byo kwishima, ari mu munsi wo kwishima, Mana ubahe kukumenya, ubahe kumenya ko ari wabikoze. Bibuke imirimo yawe, bitume bakomeza kwirinda, kuko hari umunsi w'amakuba uzaza, ahari barataratanze ariko bisabe ko bazasaba. Ndagira ngo ubigishe gutanga, ubigishe gukora, ubigishe guca bugufi, kuko hari igihe nabo bazagira ahantu basabe ko hari igihe nabo baba bari mu gihe cy'umunsi w'amakuba. Bisabe ko bagirirwa neza n'Imana. Ndagusabye kugira ngo wite ku mitima yacu, ijambo ryawe ribe umugisha, ribe indorerwamo twireberamo, ribe umugisha, ribe isoko imara amazi ku bantu bagize umwuma. Urakoze ngabana natwe, utugirire neza kubwira ijambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi ba Rwa TV Rwanda, ndagira ngo tugushimire mwene data. Yego. Imana igumugisha. Amen. Kandi tunabonera kukubwira ko tugukunda. Yego, murakoze cyane. N'ubutane tubinginga, ndabizi ko mutazaduhakanira. Yego. Reka tubashimire rero, tubabwire ngo muri inshuti z'akadasohoka, Imana iduha umugisha, iduha umugisha. Kandi mbonera kubutsa abantu mukomeze kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Imana ikomeze dusindagize turenze iminsi mibi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Yesu abamugisha.